Agaze nagira ngo mwamaze kumenya ko umwe mu bahanzi ba gospel bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda barizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas Ishimwe Vestine amaze gukora message ndende cyane igaragaza neza yuko umubano we n'umugabo we Edrissa Odraego ushobora kutameze neza, aho byanaciye amarenga mu magambo yavuze yuko adashobora kuzongera kwemera kubeshywa n'umugabo ukundi uko byagenda kose. Uyu mukobwa rero uciye amarenga ko bashaka ko bagiye gutandukana mu gihe kitarenze iminsi 136 babanye, kubera yuko ubwo bwabo ari buherutse kuba tariki 5 z'ukwa karindwi, bivuze ngo amezi 5 ataruzura aba bombi babanye. Ngira ngo benshi mu babyibuka hari gihe uyu Vestine yageze gupostinga avuga yuko ari kuba buzima bwiza atigeze kubaho mu buzima bwe. Icyo gihe ari mu modoka ari kurya uduselfie ubona ari ibintu biryoshye cyane. Amara mugani w'abanyarwanda ngo ntanduru ivugira ku musozi ubusa. Uyu nguyu byari byagiye bivugwa kenshi cyane yuko uno musore bagiye kubana unafite imyaka itari mikeya ashobora kuba yarasanzwe afite umugore muri Burkina Faso. N'amagambo agenda agavugwa hanze angaha, abenshi bakavuga ati ni iryashya ry'abanyarwanda nago bifuriza ibyiza bagenzi babo. Kugeza aka kanya rero according to the message biragaragara neza yuko umubano uhagaze kuri tangent, ibintu bitameze neza cyane. Mu baruwa yanditse itari ngufi ariko irimo amagambo y'icyongereza, reka tugerageze kuyishyira mu kinyarwanda. Ariko mbere yaho banza ukande kabiri muri no video ubundi mbibutse yuko ukeneye ati uyu munsi ndi kuba buzima ntigeze mpitamo, ati ndi kuba muri situation ingoye kandi mbi cyane, ati mu byukuri ntago nkwiranye n'ino situation, ngo ndabizi nakoze amahitamo mabi ariko nta kundi nuko bimeze. Ati Imana yemera ko ibintu byose bituba kugira ngo tubashe kwiga, ati narize koko bihagije, ati nta mugabo numwe kwisi uzongera kumbeshya abe yanyangiriza ubuzima bwanjye, ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo ati nzabyitondamo, aho ngomba kuzabanza kumenya umuryango we nkamumenya uwe ku giti kiwe ku buryo nta wundi muntu uzongera kunkoresha nkuko bigenze aka kanya. Ino ni message yandikiwe na Ishimwe Vestine wari yaranahinduye amazina, yaramaze kwiyita Vestine Odraego, ubu yamaze gusubiza amazina asanzwe ndetse n'amafoto yabo yombi yabahuzaga ku mbuga nkoranyambaga yamaze kuyasiba. Abanyarwandakazi rero ni isomo ryo kwiga cyane cyane ko yatanze message igaragara, kandi nanone uyu ni umwana muto utabumenyera ibintu by'abahungu nka bano ba baby b'i Kigali tuba tuzi babazi gucanganya umusore bagacanganya n'undi ku buryo umusore azajya guhura nawe yaramaze kumekinga shuwa uwo musore icyo amushakaho ndetse n'icyari cyo. Aba bana murabizi n'abana ba DPR batamenyereye ibyo ngibyo. So muri nawe turwaye na Edrissa kuri guhari yego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene yego, ariko ngiye ukubwira ukuri guhari. uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi Dekati yarababwimaga kubyumva, ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo adafaka amabwiza ukuri igikoma kiraryoha, igikoma kiraryoha. Umugabo umunyamahanga baramwibye. Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi. Uyu mugabo afise imitungo igana gute mugabo? Oh, yari afite amafite yasimbuye bakazungu bose. Nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestine wumvisha ugize ubwoba mu nda. Ntakubeshya igifu kirimo kubera igifu inkuru umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite. Andika ngo urukumva Irene Murinda habi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Edrissa. Operation tubigabane, operation tumukwe irarangiye. nyuma y'iminsi 136 gusa. Warayibaze niyo namaranye yuzuye ejo 136 yuzuye ejo. Batse gato niko tagiye kumenya wagiye nanjye uzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabana umeze mu byihorere Durukasaza baretse namukubita igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. Wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye. Wese umugambi w'Imana ubaye nk'uwa. Oya mana yanjye. Oya reka mwabana umeze mu byihorere Durukasaza baretse namukubita igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. Wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye. Wese umugambi w'Imana ubaye nk'uwa. Oya mana yanjye. Mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza, ariko nanone uri kumva harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto ngo
none mama ndamwe mama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri baza nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye na amashuri ahita